Witeka mana yacu mu izina rya Yesu Kristo turagushima waremye ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka ibihumeka n'ibidahumeka byose byaremwe nawe kandi biremerwa kuba ibyawe kandi ubibeshaho na bugingo n'ubu. Turagushima rero ko waremye n'igihe ugiteganya n'ibintu bizayikorerwamo, niyo mpamvu wamenye ko tuzaturi hano ku munsi nk'uyu isa nk'iyi uko tungana, kuko buri kintu cyose mwami uzi ibyacyo n'iherezo ryacyo kitaratangira. Mwami ubushake bwawe bube mu gihe nk'iki, ibyo wagambiriye kera kitararemwa mwami muri iki gihe turimo ubisohoze, kugira ngo mwami byose bigende biguhesha icyubahiro. Bibiliya tubwira yuko buri kintu cyose wakigeneye icyacyo kandi buri kintu cyose gifite impamvu. Nuko rero mwami uduhe kuba mu bushake bwawe mu gihe nk'iki, kugira ngo dusohoze ibyo wagambiriye. Komeze Mwuka Wera kudufungura ubwenge tutariyanditse byera n'ubwirwa bw'Imana, nituyoborwe n'ubwenge bw'isi, tuyoborwe n'ubwenge bw'Isiyoni, ubwenge mu ijuru, kandi ubwo bwenge mwami warawishuye mu ijambo ryawe, duhere kurisobanukirwa. Uyu munsi rero turiga mwami gufata ingamba, guhitamo neza, kugira ngo bigire ingaruka nziza ku buzima bwacu, buguheshe icyubahiro, kugira ngo twinjire mwami mu buzima watugambiriyeho. Kuko tumvise yuko nk'uko ubuturo bwari bufite igishushanyo cyacyo kijyanye n'ibyo mu ijuru, Mose agategwa kubaka ubuturo nk'uko yabyeretswe ku musozi. Byerekana ko mwami n'ubuzima bwacu ntabwo bwatangiriye igihe twavukaga, ariko bufite ishusho yabwo mu ijuru, bufite design yabwo, kugira ngo mwami dushobore kugaruka kuri iyo shusho, tube nk'uko wabigambiriye. Urakoze mwami, turagushima ku ijambo ryiza mugatangira umurimo mwiza muri mwe, iza usoza kugeza ku munsi wa Kristo. Nubwo Satani ariho n'abadayimoni be, ariko ngo wateguye nuza musenya, kandi Yesu yaraserutse kugira ngo ahindure ubusa imbaraga z'umwanzi. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Dusome Luka, inkuru tuzi neza ya Mariya na Marita, abavandimwe 10, Luka bice 10 ku murongo wa 38 tuze kuri 42. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha. Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Amen. Inshinga guhitamo, ahisemo. Inkuru za Marita na Mariya turazizi. Yesu yakundaga kujya Betaniya kwa Barazaro, yakundaga kuhajya bakamuzimana, akumva meze neza hagati yabo, kuko bivuga ko Lazaro yari inshuti ye. Ni ukuvuga rero uwo munsi ahageze, Marita yahise atangira rero gushugurika, atangira rero gushaka amazimano. Ni byiza. Hanyuma Mariya umuvandimwe we yagumye imbere y'umwami ku birenge bye, yumva amagambo amuva mu kanwa, kuko nicyo kintu umutima we warunyotewe, ibiri muri Kristo. Urumva, Marita rero abibonye aravuga ati, mwami mwigisha, ntabwo wabwira Mariya nawe akaza kumfasha, amfashe? Mwe aravuga ngo Marita, Marita,
tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, uri mu byinshi, uraganya bishi iki kinaburi kirakogwa kinagihari, mwami cyokora kawumurete none amagi ntabwo hari iki, hari iki gusa, akirukanga kuduka kariyagura, kirukanga hari hafi kagura kazana, yararushye. Hanyuma umwami aravuga ati Marita Marita uriruza gusa muri byinshi. Sori ya 42 rero bumva icyo amubwiye. Umwami Yesu aramusubiza ati Marita Marita uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Amen. Amen. Aha niho hari rero ijambo nyamukuru dushaka kuvuga. Muritekerezeho umunota umwe iri jambo rya 42, ariko murijyanisha n'izo nkuru z'uwo Mariya na Marita no kuba Yesu yabagendereye, Yesu yabasuye. Marita yari warakora ibintu byiza, yarakora ibintu byiza kuko yakira umushitsi udasanzwe, ariko Mariya mwene se mu buryo bwa tubiresheje amaso y'umubiri ya kimuntu twavuga ko Mariya ntabwo arakora byiza, nuko umushitsi ntacyo mubwiye. Dufashe abo bantu babiri Mariya na Marita muri considération humaine, cyangwa turebesheje indangagaciro za kimuntu, twavuga ko Marita yari umudamu azi inshingano ze, azi ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Twafata Mariya rero tuwati ni umudamu umunebwe, ni umudamu atazi, ni ukuvuga ngo Mariya ni umuntu adafite ikinyabupfura, tuvuge ni umuntu atazi gukora igikwiriye mu gihe gikwiriye, ni umuntu wibereye aho gusa. Dushobora kumuha amakarifikatifu menshi, dushobora kumuvugaho byinshi, ariko bitari byiza. Umushitsi yaje, kandi umushitsi benshi bakifuje ko bagenderera umwami Yesu, none we yageze iwabo, iyo ni privilege. Tuvuga ko ni umuntu atazi guha agaciro ibintu, ntazi guha agaciro ibintu. Uriya umuvandimwe we Marita mu buryo bwa kimuntu turamutse tushireho un jugement de valeur, bagita jugement de valeur, gutondekanya ibintu uko bisumbanya uko umuntu abireba. Nivuga ngo uriya Marita yari afite jugement de valeur nziza, kubera ko yari yahaye agaciro uwo mushitsi, ariko Mariya mwene se nta gaciro yabihaye mu buryo bwa kimuntu. Ariko mu buryo bw'Imana rero, amen, ari ikintu bita échelle de valeur, uko umuntu atondekanya ibintu ubuzima bwe uko bigenda bisumbana. Mwese muri twe afite échelle de valeur ye, afite uko agenda apanga ibintu uko bisumbana mu gaciro biha. Abantu dufite twebwe uko dupanga ibintu uko bigenda bisumbana mu gaciro tubiha, ariko Imana nayo ifite ibyayo, ifite urwego igenda ishyiramo ibintu. None hano mu rwego isi ishyiramo ibintu, uriya Mariya niwe kugaya. Mu rwego Imana ishyiraho ibintu, ngo Mariya niwe gushimwa. Murabibona? Ngo Marita Marita Marita, amen, Marita Marita
Marita urirushya muri byinshi, ko yavuze ngo databuja mubwire, bimwe ni data ngo yampariye imirimo, wamubwiye akamfasha. Umwami Yesu aramusubiza ati Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Urumva ko Imana ireba ibintu bitandukanye n'uko abantu babireba. Kubw'ibi rero, kubera ko turavuga ibyerekeye gufata ingamba, amahitamo, tukwiye kureba, kuko dushobora kugira amahitamo ashingiye uko isi ireba ibintu, ariko ntidukore amahitamo ashingiye uko Imana ireba ibintu, kandi twitwa ko twizeye Imana. Iyo aba tutari twarizeye Imana, twagahitamo nk'abandi dukurikiza kriteri z'isi, ariko kubera yuko twebwe twahisemo, twahawe ubuntu bwo kwizera Imana, amahitamo akwiye kuba atandukanye. Ingamba dufata imbere y'ibibazo, imbere ya situation, biko bitandukanye nuko abisi bazifata. Ese murabyumva? Nukuvuga Marita na Mariya nitubafata nk'abantu tukwiye kwigiraho uyu munsi kubyekeye gufata ingamba n'amahitamo, tuwavuga ko Marita ni umuntu cyangwa arepresenta cyangwa agaragaza abantu bose bo mu isi bareba ubuzima mu ndorerwamo za kimuntu gusa, bareba ibintu mu ndorerwamo za kimuntu, bareba ibintu nk'abantu nyine, sans tenir compte de la considération divine, batita ku by'Imana. Mariya akaba arepresenta cyangwa ari mu cyimbo cy'abakristo, cy'abizeye Umwami Yesu, cy'abizeye Imana muri Kristo. Amahitamo yabo, ingamba bafata ziba zishingiye, ese umwami abivugaho iki? Imana ishimwe. Ese umwami abivugaho iki? Abivugaho iki? Nuvuga ngo abantu bose bari ku isi, yaba bizera yaba batizera, bari muri zo kategori ebyiri. Bamwe ni ba Marita, abandi ni ba Mariya, ariko benshi ku isi ni ba Marita. Nubona Marita aje hano, yababwira ati mwari muzi ko isaha imwe muyimaze Nyabugogo muzunguza, hari icyo mwabona? Uyu ni nde? Ni Marita. Ariko Mariya aje yavuga ati mwanshuze, mwabibise, musangize ibyo mumaze kwiga, ibyo mwungutse. Niko bimeze. Marita arepresenta cyangwa agaragaza abantu bafite gusa logique gusa ya kimuntu. Amen. Mariya agaragaza abantu bafite faith, bafite kwizera. Imana ishimwe. None umwami yavuze iki? Yavuze ko Marita ariwe arirusha muri byinshi, ariganyira muri byinshi. Ngo ariko uyu muvandimwe wawe Mariya yahisemo neza, kuko yahisemo umugabane atazigera yakwa. Yahisemo iki? Yahisemo kuba ku birenge bya Kristo. Amen. Agaburira kwizera kwe. Ni umutunzi mu byo kwizera. Imana ishimwe. Nubwo tutazi iherezo ry'abariya ba sisters babiri, nubwo tutazi iherezo ry'abariya bavandimwe babiri, iyo Bibiliya ikomeza kutubwira ibyabo, buriya ubuzima bwabo bwagize ibyerekezo bibiri bitandukanye.
amen. Burya ubuzima bwabo bwagize ibyerekezo bitandukanye. Bibiliya rero iratuyobora mu byerekeye ibyadufasha gufata ingamba nziza zifite impinduka nziza mu buzima bwacu, gufata kuwitamo neza bishingiye mu kwizera Imana, kwiringira Imana, gushaka ubwenge bw'Imana, gufata ubuzima bwacu bukagenda buhamanya n'ijambo ry'Imana uko rivuga, tudahagarara gusa ku bwenge bwacu bwa kimuntu, ariko tukamenya icyo Imana ivuga muri buri kintu cyose dushaka guhitamo, kugira ngo amaherezo uguhitamo kwacu kube uguhitamo kuzatuma ingaruka ziba ingaruka zihesha Imana icyubahiro. Buri ingaruka zose ku buzima bwacu nimba zituruka ku byo twahisemo, bituruka bishingiye ku cyatumye duhitamo, twashingiye kuki? Kuko ntabwo umuntu apfa guhitamo gusa, hari umusunika guhitamo kiriya aho guhitamo ikindi. Bamwe mu bisi baravuga bati kugira ngo uhitemo neza, ngo icya mbere twavuze ko tuza kureba mu buryo bw'isi ibyo bavuga no mu byerekeye ijambo ry'Imana. Kugira ngo uhitemo neza, icya mbere bakubwira ngo clarify, ngo ubisobanure neza, ngo ufate icyo kintu ushaka guhitamo, amen, ubanze ukisobanure neza, kuko ushaka guhitamo ibi. Ingo ya mbere, clearly identify the decision to be made or the problem to be solved. Ngo ukwiye ngo kuidentifia neza, kumenya neza icyo cyemezo ushaka gufata, izo ngamba ushaka gufata, amen, ayo mahitamo ngo ukwiye kuyamenya neza yariyo, kugira ngo uzamenye n'ingaruka zazo zitaranaza, amen. No, clarify, clearly identify. You have to identify the decision to be made clearly, kuye kubimenya neza, amen. Icya kabiri, consider, think about the possible choices and what would happen for each choice. Ukwiye kumenya neza ngo amahitamo yose yaba hari, amen, noneho ukamenya muri ayo menshi nimba hari niye naye mahitamo uhisemo. Ukwiye kureba ese hari uguhitamo bwonyine cyangwa hari amahitamo menshi, ukamenya rero buri guhitamo n'ingaruka yacu. Birumvikana? Amen. Muri iyi ngingo ya kabiri, amen, mu bisi bavuga ngo think about the positive and negative consequences for each choice. Ukwiye gutekereza buri mahitamo ingaruka yaba nziza yaba mbi. Turacyari mu bisi, uko niko bigisha abantu ngo bafashe guhitamo neza. Hanyuma icyanyuma, choose. Noneho hitamo, noneho choose the best choice. Noneho hitamo amahitamo meza. Uyu mwarimu wa mbere, tumwite umwarimu, uyu mwarimu wa mbere arabwira iki abanyeshuri be? Hano turi mu shuri y'ibyisi, bari barigisha abantu guhitamo neza. Umwarimu wa mbere ko avuze iki? Kugira ngo uhitemo neza nuzicuze. Icya mbere ni iki? Kumenya neza, clearly identify, clearly identify, amen. Clearly identify, kuko biri clearly identify the decision to be made. Ukwiye
kureba neza ibyo ushaka guhitamo. Icya kabiri, consider. Ukwiye considera, ukwiye kureba nimba hariho amahitamo menshi, none ukamenya se ndahitamo. Ariko ibyo bituzana kuki? Kumenya ko buri mahitamo, ibyo uhitamo byose harimo ibintu bibiri, bishobora kuba positif cyangwa negatif, conséquence positive cyangwa conséquence négative. Bikwiye kuba ibizavamo, bikwiye kuba ari byiza cyangwa bibi. Hanyuma icya gatatu, hitamo rero. Ça c'est la première école de pensée. Icyo ni cyo cya mbere mu bitekerezo byo guhitamo, byo gufata ingamba. Amen. School of thoughts. Ishuri ry'ibitekerezo. Itekerezo ya mbere mwabyumvise, ntabwo ari birebire, ni ingingo eshatu gusa. Gusobanukirwa ibyo ushaka guhitamo, kugira gute? Kureba ko hariho andi mahitamo, none ugahita uhitamo witeguye kwirengera ingaruka. Wabyumvise? Iriya clearly identify, ukwiye kubimenya neza. Ntabwo ukwiye kuba muri flou, ukwiye kuba mu bintu ushaka guhitamo ubisobanukiwe neza. Hanyuma kuri iyo shuri rero y'ibitekerezo tumaze kumva mu ngingo eshatu. Amen. Impamvu bavuga ko ari ingenzi ni ukuvuga ngo a life changing decision is a choice. Impinduka zizazana icyerekezo gishya mu buzima bwawe n'amahitamo, ntabwo bipfa kuza. A life changing decision is a choice that has a significant and a lasting impact on one's life. Vuga ngo bifite ingaruka zitasubirwaho mu buzima bw'umuntu uko ahitamo. Amen. Often altering the course of future events and personal development. Kubera ko bifite ingaruka, amen, ku byerekeye icyerekezo cy'ubuzima n'ibintu bikwerekeye nimba ari wahisemo, kugira ngo bikuzane kudihutira gufata ingamba. Ukwiye kubyitondera cyane cyane nimba ari ingamba z'ikibazo kiremereye. Ukwiye kubyihutira, ukwiye kwihutira gufata ibyemezo. Mwabyumvise? Amen. Ukwiye kubanza gutekereza. Turaza kubona nyuma muri Bibiliya icyo birivuga. Reka dufate iminota 5 turebe ku muntu umwe, nubwo turi buje kubona abandi benshi. Turebe umuntu umwe yahisemo gufata icyemezo kandi kifite ingaruka zidasubirwaho mu buzima bwe. Turebe mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 15 bize ku murongo wa 17. Ariko Imana yantoranije nkiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo, kandi ubwo yashimaga kumpishurira umwana wayo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga, sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso, cyangwa ngo nzamuke njye i Yerusalemu gusanga abambanjirije kuba intumwa, ahubwo nagiye muri Arabiya, kandi mvuyeyo nsubira i Damasiko. Amen. Amen. Haleluya. Manishimwe. Uyu ni Paulo. Aravuga ko Imana imaze kumwishurira muraziri mu nzira y'i Damasiko. Yaragiye gutoteza itorero abakristo. Amaze guhura na Kristo, akumva umuhamagaro we,
ngo ntabwo yigeze agisha inama ab'inyamamaraso mvugo abantu, yahiseho arahaguruka. Bibiliya tubwira uko byagenze, hanyuma afata icyemezo kidakuka, ahitamo. Kabone nubwo Yesu yamwiyeretse mu buryo buhambaye bw'imbaraga, ariko ntabwo yigeze amuvanamo amahitamo. Yari guhitamo kumuhunga, sibyo, kazajya amugarura buri gihe cyose, ariko yahunze umuhamagaro. Ariko aravuga ko sinigeze njya kugisha inama. Yahise afata icyemezo kidakuka, noneho ahitamo kumvira uwo muhamagaro wavuye mu ijuru. Hano isomo rya mbere ni uko mu byerekeye ibyo kwizera tumaze igihe twiga, tuzakomeza kwiga, amen, mu mahitamo turi bubone ko turageraho n'ibiki yadufata guhitamo neza nk'abakristo, ni uko ukwiye kumenya icya mbere yuko ubuzima bwawe ni ubwawe, niwe wabuhawe, ntabwo bwahahuriye n'uriya. Bivuga ngo rero amahitamo yose uzahitamo niwe wazagiraho ingaruka. Ubuzima bwawe ni ubwawe, ntabwo ari ubwuriya, si n'ubwuriya. Ukwiye rero kumenya ko amahitamo yawe nubwo yagira ingaruka no ku bandi, ariko mbere na mbere ni wowe ubibazwa ibyo uhitamo. Amen. Ariko ibintu bita les victimes par ricochet. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni abantu bagirwaho ingaruka kabone nubwo batari muri ibyo bibazo. Umubyeyi nahitamo nabi, abana be bizabigiraho ingaruka, cyangwa uwo babana. Ariko abo byabagizeho ingaruka kandi batigeze binjira muri ayo mahitamo. N'uwo ubareberera niwe yahisemo nabi, aho ingaruka noneho zikagera no ku bandi. Ariko hano turavuga ku byerekeye amahitamo akugiraho mbere na mbere ingaruka wowe. Ni ngo ubuzima bwawe n'ubwawe, ukwiye kumenya rero ko guhitamo ukwiye kubyitondera, kuko n'ubwawe. Tavi ni wowe uzabazwa. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo umwana ntazabazwa ibya se, na se ntazabazwa iby'umwana. Niyo mpamvu ko tukwiye kureba neza amahitamo. Bariya bandi bibagwaho kuko twahisemo nabi, ariko ni twebwe mbere na mbere bireba. Ubuzima bwawe nubwo wajya kugisha inama, ariko ingaruka za mbere ni ukwiye kuzirengera. Ingaruka mbere na mbere ni ukwiye kuzirengera. Niko Imana ivuga muri Yeremiya. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ko ukwiye kumenya ko mbere na mbere ubuzima bwawe ni ubwande, ni ubwawe. Amen. Ezekiel 18, Ezekiel 18 umurongo wa mbere tugiye ku murongo wa 4. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, kuki mujya mucira igihugu cya Isiraheli uyu mugani ngo ababyeyi bariye inzabibu zirura, ariko abana babo bakaba ari bo bagira ubushagarira mu kanwa? Ndirahiye niko Uwiteka avuga, ntabwo muzongera gucira Isiraheli uwo mugani. Dore ubugingo bwa bose ni ubwanjye, ubugingo bw'umwana ni ubwanjye nk'ubugingo bwa se. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Amen. Amen. Haleluya. Usimbuke kuri 19 kandi ku murongo uze kuri 20. Kandi murampakanya ngo umwana yabuzwa n'iki kuzira ibibi bya se? Ndabasubiza nti, umwana nakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, agakomeza amateka yanjye yose kandi akayakurikiza, nukuri azabaho. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we,
kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Amen. Ani Imana iravuga iki? Umwe wese azirengera ingaruka z'amahitamo ye. Mwayizi? Ani Imana dushyize mbere icyo bita la responsabilité individuelle. Nuvuga ngo umwe wese akwiye kwirengera amahitamo ye, kuko kenshi hari abantu bibarirwa ko ubuzima bwabo mbere na mbere nibo babuhawe, ntabwo bwahawe so na nyoko n'abavandimwe. Mbere na mbere ubuzima nibo wabwahawe. Iyabugwaye rero irakubwira ngo amahitamo yawe yose, yaba meza yaba mabi, ingamba ufashe ni wa mbere uzirengera. Wabizi? Aho rero bituzanye kubanza gutekereza mbere yuko duhitamo. Turebe rero twebwe nk'abantu b'Imana ni gute dushobora kuba abantu bahitamo neza, bagafata ingamba zizagira ingaruka nziza mu buzima, zikazana icyerekezo cyiza, zigatuma Imana ihabwa icyubahiro mu buzima bwacu. Hariho sagesse du monde, ubwenge bw'isi bwatubwiye ingingo eshatu. Mbere na mbere ukwiye kureba neza amahitamo yawe, ukayiga neza. Si byo se? Amen. Clearly identify your decision. Ukwiye kuyireba neza. Icya kabiri, consideration. Ukwiye kureba neza nimba nta yandi mahitamo menshi yaba hari kuri kiriya kibazo. Noneho ukabirebera he mu ngaruka yabyo. Hanyuma birangiye rero ugahitamo rero. Si ibyo twabonye? Ugahitamo neza. Ugahitamo neza. Bibiliya itubwira ko kwizera gufite imbaraga ntacyo cyahagarara imbere yo kwizera. Mwumvise ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto gato ka sinapi, ngo mwabwira uriya musozi ngo shinguka wijugunye mu nyanja, uzabumvira kandi ngo nta kitazabashobokera. Murumva ijambo ry'Umwami? Bariya bisi bahitamo bakurikije ubwenge bw'isi, amen, nabo baritonda mu guhitamo. Byumwe bariya bamaze kumenya iyo tumaze kwiga. Ariko mu Mana rero hari amahitamo, ariko yo atandukanye n'ariya, kuko hariho iyindi elema izamo, ari ikindi kizamo kirenze biriya bavuze. Nicyo bita kwizera. Amen. Kuriya guhitamo kwa mbere gukurikija ya process, rwa rugendo rufite bya bintu bitatu. Nta kwizera kurimo, harimo ubwenge gusa bwa kimuntu, harimo logique. Ariko twebwe abakristo abizera Imana, guhitamo kwacu, ingamba dufata, amen, zifite ibindi zishingiyeho birenze ubwenge gusa bwa kimuntu. Vuga ngo amahitamo y'umwana w'Imana ashingiye ku kwizera. Ashingiye kwizera, kuko bariya ntago bizera, twe turizera. Abisi imbaraga zabo ziri mu bitekerezo byabo, naho twebwe imbaraga zacu ziri mu kwizera Imana muri Kristo. Murumva rero ko urufatiro rw'imbaraga zabo n'urufatiro rw'imbaraga zacu ni imfatizo ebyiri zitandukanye. Bo biringira ubwenge bwabo, twebwe twiringira imbaraga z'Imana ziseruka binyuze mu kwizera ijambo ryayo. Amen. Tumvise ko Pawulo amahitamo ye ntabwo yarashingiye ku bwenge, ahubwo yarashingiye ku kwizera yagize amaze guhura n'Umwami Yesu Kristo.
kandi byahinduye icyerekezo cy'ubuzima bwe. Yabaye undi muntu atari kuba iyo adahitamo ku guhitamo yagize gukurikira Yesu, atarinze kujya kugisha inama abandi, kuko ubuzima bwe bwari ubwe mbere yuko buba ubwa Gamariyeli umwarimu we, cyangwa ubwa se, cyangwa ubw'inshuti ze. Ni ubuzima bwe. Buri mahitamo, buri ngamba niwe zikwiye mbere na mbere kugiraho ingaruka. Tukiri mu bisi rero, amen, ari icyo bakoresha mu mahitamo yabo cyangwa mu gufata ingamba, amen, haleluya. Ni ibintu bibiri bakoresha. Abisi rero icyo bakora bari imbere y'ibibazo bakwiye gufatira ingamba, bakwiye guhitamo, hariho uburyo bubiri. Uburyo bubiri. Ubwa mbere ni uburyo bwo kureba ikibazo bashaka gufatira ingamba, bakagerageza kugira ubushishozi mbere y'icyo kibazo, bakoresha icyo bita intuition. Ni ukuvuga ngo bakoresha atari gusa ubwenge bwo kubyumva, bakagerageza kwinjira cyane muri icyo kibazo kugira ngo bashobore kureba ingaruka zabaho, nziza cyangwa mbi. Nibyo bita feeling out. Feeling out rero ni ukuvuga ngo ni ukureba ikibazo n'ubushishozi. Hanyuma figuring out ya kabiri ni ukureba ikibazo kugira ngo gihabwe igisubizo, ariko hagakoreshwa kugitekerezaho mu buryo bwa analyse. Ni ukuvuga ngo kukireba mu mpande zose ukoresheje ubwenge bwawe, ibitekerezo. Mwabibise? Icya mbere ntabwo ari ibitekerezo gusa, ahubwo ugira gute? Ubushishozi. Amen. Ni ukuvuga ngo intuition. Kuko hari ibintu ushobora kwiyumvamo bitaturuka gusa mu bitekerezo. Ntabwo murumva umuntu avuga ati ariko giye numva yuko biriya bintu ntabijyamo, ariko ntashobora amagambo yo kubisobanura. Nimurabyumva ibyo? Ariko giye numva ko najya kudepoza hariya hantu, numva yuko nabona akazi, ariko nabisobanura. Murabona ibyo? Ibyo byitwa ku feeling out. To feel it out. Hanyuma figuring out. Amen. Figure out yo ni ukuvuga ubukoresha analyse. Ni ibitekerezo n'ubwenge mu buryo ushobora gusobanura mu buryo bumvikana, bufite logique, impamvu ushaka guhitamo kiriya cyangwa kiriya. Mwabibise? Izi ni concept, ni ibitekerezo bikoreshwa mbere yo guhitamo, mu mahitamo. Making decision process niyo ikoreshwa mu bwenge bw'isi. Turi mu bwenge bw'isi. Urumva ko nabo bazi ko amahitamo ntabwo ashingiye gusa ku bwenge, ku byo bashobora kumva, ku byo bashobora gusobanura. Amen. Ariko hariho n'urundi rwego bizera ko bushobora kubafasha guhitamo neza. Ni ukuvuga ngo kubyiyumvamo. Mwabibise? Ntabwo turagera ku byacu, ukuntu umwana w'Imana akwiye guhitamo neza cyangwa igihe yahisemo nabi. Ninde yambwiye ko yabyumvise ibi? Abisi mahitamo yabo bifashisha iki? Ku feeling out. To feel out.
kintu, to feel it out. Feeling it out ni ukuvuga ngo ni ukureba ikintu ukoresheje intuition, utakoresheje gusa ubwenge, ugakoresha kubyumva, ukumva muri wowe, sibyo? Hanyuma figuring out, to figure out ni ukuvuga ho hariho analyse, hariho kubitekerezaho, hariho kubicoca, ukaba wanasobanura impamvu ushaka guhitamo ririya. Aho ntabwo uvuga ngo ndabyumva, ushobora kubisobanura impamvu ushaka guhitamo kiriya, ushaka gufata ziriya ngamba, ukaba wasobanurira umuntu impamvu niyi. Abisi rero mu mahitamo bakoresha byombi, bikwiye kujyana. None se mbere yuko Yesu abahamagara ntimwari abisi? None se mwahitagamo gute? Ibyo mwashaka guhitamo mwakoreshaga iki? Ngo kanaka yambwiye ngo mpitemo ibi, wakoreshaga iki se? Byose wahitagamo wumvaga ko ari iby'ubwenge gusa, nta bintu wagahitamo kubera ko hari ikindi kintu ukumva ndabyumva, ati numva nakora iki, numva najya hariya, numva ntabwo byabagaho. Wenda icyo gihe wahitagamo utazi ibyo urakora ngo bisobanure, kuko hari igihe dukora ibintu wayubise ariko bikaba nta komandireje, tugakora ibintu ariko nta base scientifique yabyo, tukabikora gusa. Ariko hano turi muri école, turi mu ishuri, school of thoughts, école de pensée. Uzasanga hari ibintu wari ukora ntabwo wari uzi, ntabwo byinjira muri cadre y'ishuri runaka, kubera ko ntabwo wabikora kuko wabyize, wabikora kuko bikurimo gusa. Amen. Umenye rero ibintu bimwe rero nibi, nuko amahitamo y'abisi iyo hatabaye guhubuka anyura muri ibintu bibiri, uko babyiyumvisemo cyangwa uko babitekereje. Ibi byose ubona abisi bakora hinjiramo muri iyo process ya making decision, gufata decision, gufata ingamba, binyura muri izo nzira ebyiri. Numvise ko nabikora gutya, wayibise, numvise ko namufasha, urabona uriya akamubwira ati kada uriya ni umuntu w'umujura, ntugiye kumufasha, uriya ni umuntu w'umujura, niko bakubwira. Avuga ati ariko yewe numva ko, kabone nubwo umbwiye ko ari umujura ariko niyumvamo ko nkwiye kumufasha. None aho wakoresheje iki? Feelings. Niriya rero ya mbere niyo bita feeling out. Ayisi. Hanyuma noneho urashaka kujya kudepoza dosiye y'akazi, kuko ushaka kujya kudepoza hariya, ati jyewe hariya hantu narabyizeho neza, menya kiriya kigo, menya uko gifata abakozi, menya uko gihemba, menya ko kidapfa kwirukana keretse amakosa akomeye, menya ibi n'ibi. Hanyuma ndabitekerezaho, hanyuma ikindi naco ntabwo bizantwa transport nyinshi. Ibyo ni biki? wabitekereje, niyo bita figuring out. None ikibazo cyane ni iki? Kugira ngo tuavance. None ibyo wiyumvamo nibyo utekereza ubijyanisha gute? Kuko ni amasi abiri. Hari amasi yo kwiyumva, hari isi yo kwiyumva, sibyo? Domaine ya za emotion. Hariho ni isi y'ibitekerezo. None ubijyanisha gute gufate decision, ufate ingamba? Ubijyanisha gute? Ikibazo mwacyumvise?
ubijyanisha gute? Hamwe ni umutima, ahandi ni ubwongo. None se birafatanya gute ngo ufate decision? Kuko ntabwo ari amadecision abiri ufate, urafata ingamba imwe ukoresheje umutima n'ubwongo. Birajyana gute? Kuko abafaransa baravuga ngo umviriza, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. None se niko abafaransa bavuga ngo umutima ufite ukuri kwawo bitandukanye n'ukuri ko mu bitekerezo. None se urabijyanisha gute? Uyu munsi twagiye muri kaminuza rero, twavuye muri segonderi rero y'ishuri ryo kwizera, ubijyanisha gute? Dore impamvu ndiyo ndababwira ibi. Hari umuntu w'Imana ari muri liste y'intwari zo kwizera yitwa Yosuwa. Yafashe icyemezo kigira ingaruka ku ishanga ryose ibinyejana byinshi. Yabwiwe kurimbura ariya mahanga y'i Kanani, sibyo? Noneho abari bageze ku rutonde rwo kurimburwa n'Abagabawoni babimenye bahita bamukina, bafata amafarashi n'ibiki yose, bafata imitsima isa nawe maze igihe kirekire, ibyenda bishaje, inkweto zapfumutse, bameze kumubwira ati twe turi intumwa zivuye kure, twarumvise ibigwi by'Imana yanyu n'iki byose, none turaje kugira ngo ntimuturimbure, ahubwo twemeye kuzaba abagaragu banyu, sibyo? Noneho tuzabakorera n'ibiki. Bamurahiza Imana ye. Yosuwa arebye inkweto bavuye kuri, arebe imyenda yapfumutse yashaje, bavuye kuri, arebe n'ibyo byuro byabo, babona ko bimaze igihe babigendana, aremera ibyo bamubwiye, baramurahiza, ararahira. Amaze kurahira mu rugamba rero, next step, intambwe ikurikira basanga ni babandi bamubeshye, ariko Imana itimubwira ati ntacyo uzabatwara kuko warahiye. Noneho babanye n'Abagabawoni babera ihwa mu kirenge. Wibizi, nashaka kubaza Yosuwa, kiriya cyemezo, ziriya ngamba yafashe, amen, ari amahitamo, ikibazo yakigize nabwo rero ikibazo cye ni iki? Yahisemo neza se? Yafashe ingamba nziza? None kubera iki? Yagumye hano, ntiyavanga ahitamo nabi. Niwumva se? Nujya hano gusa, sibyo? Nushiremo naha, hari n'igihe naho wahitamo nabi. Ibi rero niko process y'abisi bakora mu kumakinga decision, mu gufata ingamba. Ntabwo turagera ku byacu. Mwabyumvise ari? Amen. Byombi bikwiye kujyana, umutima n'ubwonko. Hari indirimbo y'Igiswahili mu gitabo cya Wokovu cy'Igiswahili, indirimbo z'agakiza, bavuga ngo hata roho na akili vimtumikie Bwana. Ngo ubwenge n'umutima bikorera umwami. Apana ubwenge gusa, ngo n'umutima. Ubwenge bwonyine ntabwo buhagije, hakwiye kuba n'umutima. Ari umunyabwenge w'Umufaransa yitwa Rabelais, niweze kumuvuga hano, niwe yavuze iri jambo bakunda kuvuga kenshi dans les milieux dits intellectuels, manu bitwa ko bize, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Benshi bayivuga tora travers batazi n'ibyo ari byo, bakabiha meaning itariyo. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oni Rabelais. Uitufata iriya bombe atomique yashenye Nagasaki na Hiroshima. Nagasaki na Hiroshima byashenywe na bombe y'Abanyamerika mu ntambara ya kabiri y'isi, aribyo byitwa ko aribyo byayirangije. Wabyumvise? Japon ikakapitula, ikayamanika. None bakavuga ati iriya bombe yabyawe niki? Yabyawe na science.
uvuga ngo abana b'abantu baparvenye muri siyanse kwinjira mu mbaraga za atome. Iyo ni physique nucléaire. Albert Einstein n'abandi ba physicien bageze aho bamenya yuko buri kintu gifatika mu byaremwe gifite atome, kandi muri atome hari imbaraga zikomeye cyane cyane nko mu mabuye yitwa za uranium, ibyo bita les éléments radioactifs. Uranium, kandi mumenye ikintu kimwe, uranium yakoreshejwe mu gihe cya gusenya Nagasaki na Hiroshima. Uranium yavanywe mu ziriya bombe yavuye muri Congo mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri. Ni uranium yavuye muri Congo. Ni ukuvuga ngo rero siyanse baparvenye ku maîtriser siyanse ya nucléaire ya puissance y'umutima wa atome wabiriye Imana yaremye harimo za uranium, no bavanamo bombe itwika isenya ubuzima bw'abantu n'ingaruka zikomeye cyane. Amen. Ni ukuvuga ngo siyanse ubwayo ntabwo ari mbi. Amen. Ahubwo iyo iguye mu bantu badafite umutima ishobora kubyara ikibi. Ibyo ngibyo Rabelais yavugaga. Siyanse ubwayo, siyanse iba hehe? Mu bwonko, kuko ni ubwenge. Ariko ubwenge bukwiye kujyana n'umutima. Dore hariho ibindi byiza biva mu mbaraga za nucléaire, ibyo bita nucléaire civile. Ni ukuvuga ngo kubyaza amashanyarazi. Biriya bihugu byateye imbere ntabwo bijya bibura umuriro, kuko ntabwo ari umuriro uturuka ku migezi y'amazi cyangwa iki. Amen. Ni umuriro uturuka ku mbaraga za nucléaire. Ari nucléaire civile na nucléaire militaire. Urumva ko iyo nucléaire yakoreshejwe mu kubaka bombe atomique niyo inakoresha uyu munsi mu kubyaza amashanyarazi. Ni ukuvuga ngo rero ubwenge bwonyine ntibuhagije, bukwiye kujyana n'umutima. Ubwo ni urugero rwiza. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit Rabelais. Nibaza ko yari mazina François Rabelais, si je ne m'abuse pas. Mwabyumvise hano? Rero abisi rero b'inzobere mu gufata ibyemezo, mu gufata ingamba mbere y'ibibazo, bakoresha inzira ebyiri zose hamwe. Bakoresha uko babyumva, bakoresha nuko babitekereza. None bakabona gufata ingamba binyuze muri za ngingo eshatu. Murabyibuka? Amen. Abo nabisi. Noneho turaza kureba rero twebwe ubwacu. Mbere ko tujya mu byacu rero, nashaka umuntu wese abanze atekereze, ese ubwo ayo mahitamo y'abisi yabahagije kugira ngo umuntu nayakoresha azisanga igihe cyose yahisemo neza? Icyo nicyo kibazo cyanjye. Mwacyumvise? Ese ayo mahitamo abisi bakoresha, izo nzira zirahagije kugira ngo umuntu azikoreshe kabone nubwo ari umukristu azisange buri gihe cyose yahisemo neza? Umuntu wese afata iminota 5. Nutekereza kuri ibi ukisubiza, uzawumvise ubwo buryo tumaze kwiga. Amen. Iminota 5. Nimuzajye mureka gukoresha ubwonko n'umutima, ariko byombi bijyane, ubwonko n'umutima. Ese birahagije? Nicyo kibazo tubaza. Nindeba ikibazo neza, twavuze clearly identify. Ese nindeba ikibazo neza, hanyuma amen, consideration. Noneho nkiga ko haba hariho n'izindi, nkareba amahitamo ashobora kuba hari yandi menshi. Noneho nkaza guhitamo muri ayo menshi ngahitamo
ingambi irushaho kuba nziza kurusha izindi. Noneho nkahita ndeba icyo kibazo, noneho nkashaka kumenya uko numva muri jyewe icyaba cyiza. Okay? Hanyuma ibyo mbigezeho nubwo n'umukristo ntagiye kubaza Bibiliya n'ibiki byose, ntago nasanga nahisemo neza bigatanga umusaruro mwiza. Ibyo niyo icyo kibazo rero. Iriya ya mbere yitwa sensation. Sensation. Donc harimo intuition, sensation. Ese ubyumva gute wowe? Dushatse kongereza kandi kantu kuri ibyo, Albert Einstein aravuga ko ibyo yagezeho byose by'ubushakashatsi bihambaye ngo ntabwo yavanamo intuition, ngo ntabwo byose byavuye mu bwenge. Wayizi ko habagamo na element ya intuition. Amen. Atari ubwenge gusa, habagamo na intuition, akumva muri we ikintu ko gishobora kuba ari cyo, kabone n'ubwo ubwenge budashobora kubisobanura. Ko niko yagiye adekuvura ibintu byinshi cyane uriya mugabo. Intuition. Tinari nicaye mu rugo ndaho nta gahunda, numva muri jyewe hajemo igitekerezo ati se wagutega ukajya ahantu runaka. Hanyuma ndagenda nsanga bari baratanga akazi, nsanga muri telefone yanjye ngendana byose bisabwa, mpita nanjye mbitanga. Ndetse ko niko naje kuba manager wari ahantu. Wowe wabisobanura? Hari uwabimubwiye? Hari information afite? None se yaje gute? Intuition. Tubitekereze ibintu bitanu.